nukavuga ibintu byose nukabwira abantu ibintu byose ugira ibyo ubwira abantu ari kugire n'ibyo usiga nibyo byiza rwana ku byawe cyangwa se upfe ugisha intege nke zawe aho ziri kandi ntukabwira abantu ikintu gikomeye intambwe ikomeye ugiye gutera mu buzima bwawe ujye yibikira ibe wowe n'inshuti yawe wenyine n'amashuka yawe biba ari byo bibimenya wowe n'umutima wawe wonyine n'ibikuta byo mu nzu yawe na dushe yawe biba ari byo byonyine bibimenya ntari kagira undi muntu ubimenya ko ari igihe umuntu abimenye ugasanga gukorera ikintu kitari cyiza intambwe yindi hi none se uyu munsi naho ndatangira nivuga ute uyu munsi sinzi ko ndi butangire nivuga ako anyway iminsi myinshi ndabakunda kandi mbakumbuye cyane so iminsi naje mu isura nshya mbona ko nambaye n'agasuti nambaye akantu k'agakote biza shano atari ishyari ntuvuge ngo ni kabi ni keza cyakamira mari kiri kunseka sha okay ndabakunda amazina ni Charlene akasunda zayamora nivuga wapi nzongera kwivuga murabizi maze kumenya ka Charlene Ziriya ni from a Charlene official so iki ni ikiganiro fight or die ninde nzanye n'ikindi kiganiro burya ngo umuntu ubutunzi ufite warabwishakiye ubutunzi bukeya ufite warabwishakiye burimo icyubahiro cyawe wishakiye burutwa naho utunze amamiliyari n'amamiliyari birara bimuhagama kuko atabyishakiye sibyo ari imbaraga z'abandi bantu yihishe inyuma rero mu buzima bwawe ugerageza gushaka iyo hiti yawe wishakiye izo cash zawe wishakiye kuko biba ari byiza so uyu munsi rero tugiye kuganira ku kintu cyitwa ibintu bibiri tugiye kuganira ku kintu cyitwa password tugane no ku kintu cyita formule ubwo mugiye kumbwira ngo ngazanya ICT ngazanya imibare mfa sinabazana imibare kuko ndayitinya sinenye kesha ntago nabikora so uyu munsi rero nibyo bintu bibiri tugiye kuganira password babizi ko iyo ushaka ko ikintu cyawe kiba private ari ibintu ndashaka abantu babona badasoma ku ma SMS ku ma social media zawe urabizi ko social media yose ukoresha haba ariho password rero no mu buzima bwacu ari password bikeneyemo niba koko amuhanga yaricaye akavuga ngo niba koko ufite amabanga kuri machine yawe kuri computer yawe ukaba udashaka ko hari umuntu wese uzayinjiramo reka dukore ikintu cyitwa password cyangwa se ijambo banga sibyo password sibyo reka dukore password izafasha uwo muntu ajye bari uyizi gusa aba ari uyinjiramo gusa n'undi muntu wenyine yemereye yuko ayinjiramo sibyo nawe bivuze ngo mu buzima bwa hari password ikenewe ese ibyo bintu ngo formule sibyo formule ni story ngiye kubanza kuba ariko ni story nkeya kuko ikiganiro dusaduko tuganiro dutoya turi simple twaba gentle twigisha kandi ugakuramo story ugakuramo inyigisho ikomeye kandi nyine bitatwaya iminota myinshi ko turabiza abantu nyine turabiza ukuntu namwe mamureba kwicara bari ibibazo no kureba ikirango mu kirangiza so hari inkuru y'umusaza this is my story ni inkuru mpimbano ariko ni inkuru yahimbwe na Charlene Ziriya natazagira uyinshishura ndabasabye so iyo nkuru ni icyorezo kigeze gutera mu isi icyorezo cyateye isi yose nka kuno covid yateye igakwirakwira isi yose abantu bakajya lockdown ibintu bikaba bikomeye cyane noneho cyari icyorezo cyateye isi umuntu akibagirwa cyane handi wibagirwa ukibagirwa n'izina n'abana bawe nawe ubwawe ukibagirwa niba mwararanye mu nzu ari papa na mama n'umwana na nyogokuru wenda na sogokuru mukabyuka nta n'umwe uzundi mukaba mwabyuka mukarwana mukenda no kwicana kandi nyine kubera yuko ubwonko bwanyu nta kintu kimwe bwibuka byabayeho ngaho biba igihe kinini umusaza umwe yari umushakashatsi amara igihe ari gushaka umuti yibaza n'ikintu kibitera ari gushaka umuti wakiza icyo cyorezo imyaka 3 irashira ku mwaka wa 4 uwo musaza nibwo yaje kugwa ku muti wavura icyo cyorezo ndetse kandi ukaba wanakirinda icyo cyorezo agira noze urumva antidote ibintu like urukingo ndetse n'umuti noneho wa burundu kugira ngo kubi babandi batagezweho nyine n'imiti babona inkingo uwo musaza urumva iyo yari insinzi kuko niwe warubaye umucunguzi w'isi muri icyo gihe imiti arayikora
barapakira barafunga inzu rwose iruzura ahantu bari bakoreye imiti. Ubwo isi yari ibonye umucunguzi, noneho hasigara yuko igiye kuronshingwa ikamurikwa, yamara kumurikwa abantu bagatangira guhabwa inkingo ndetse n'imiti. Kera kabaye umusaza undi muntu bakoranaga w'umugabo. Umusaza imiti nyine nkuko bayisiga nko mu gisare kinini, urumva ni imiti yari bukwira abantu bose, urumva abantu bari batuye isi icyo gihe bari benshi, hako bataraba benshi nk'ubu ngubu. Bayisigaho, uwo musaza aragenda ajya kwitegura, kuko bwari buke mu gitondo, iryo ryari ijoro, buri buke mu gitondo bamurika imiti ku mugaragaro. Umugabo wari inshuti n'uwo musaza, bari inshuti magara, ari inshuti cyane, barakuranye barafatikanye muri iyo myaka 3 yose, iyo myaka 4, nuko umusaza we waje kuvumbura umuti. Arakugendeye, ajya muri ya miti, arayimanyagura, ushobora kwibaza, reka tuvuge wenda iyo nuzi iroroshye, covid wenda reka tuvuge ngo iroroshye, katuvuge cya cyorezo kigufata n'iminota 2 ntuyimare ku isi ugahita upfa, noneho kigakwira isi yose, ubuzi ko inshuti zawe ziri gupfa, uzi ko mu kanya gato uri bubure umugore wawe, uzi ko mu kanya uri bubure umugabo, uzi ko mu kanya uri bubure mushiki wawe cyangwa murumuna wawe, hanyuma imiti ikaboneka, noneho ukaza kumva umuntu ngo iyo miti yose yayirimbuye. Uwo mugabo w'inshuti y'uwo musaza niko yabigenjeje, imiti yose yayirimbuye, asigaza agati kamwe konyine. Sako gati kamwe kari kumarira iki abantu bose batuye isi, n'umuntu umwe ntacyo wenda kari kumumarira by'igihe kinini. Umusaza araza ngo bapakire imiti bayijyane kuri site ahantu hari bubera ibirori mu gitondo. Igihe kigeze, umusaza aragenda, ageze ku miti asanga imiti yose irambaraye hasi. Wa mugabo ariko wabikoze nta wari ubizi kuko na kamera ntazari ziriho. Umusaza abona na gati kamwe konyine. None wa mugabo wabikoze ahita azanye neza nk'aho ari umuntu utangaye yibaza ibibaye, ako muzehe we aza kubimenya. None umugabo aramubwira ati, muzehe wigize umuhanga ngo niwe ugiye gutabara isi, ngo nguvumbuye imiti ko yose nayimenye, none isi abantu urabakizwa n'iki, isi urayitabarisha iki, imiti yose nayimenye. Ati cyakora nagusigiye agati kamwe konyine, wenda uba ari wowe ukanywa. Noneho urumva uwo mugabo we hari ibyo yari yanyweye kuko nta kibazo cyo ngicyo gihe yari agifite. Umusaza ikintu yakoze, yafashe na kagati kamwe kasigaye akamenera imbere ye. Mugabo biramukanka, ngo ese kumenya akagati ntago wenda ari kugakuramo, nta kintu kari kukumara, we ntago wari kukanywa. Umusaza aramubwira, turazi warimbuye imiti yose ibihumbi n'ibihumbagiza twari tugiye guhereza isi kugira ngo isubire ku murongo nk'uwo yahozemo, ariko ikosa rimwe wakoze ni rimwe kandi rikomeye dushobora no kubabarirwa, nuko utigeze urimbura formule nakoresheje. Abantu biga ibintu by'amabiology bakora ibintu by'ama pratique, bakora ibintu by'ama chemicals, ibintu nyine by'imiti, ibintu nibo babizi ibintu bya formule ukoresha. Ambwa ati warimbuye ibintu byose, ko ntago warimbuye formule namaze imyaka 3 yose ndimo ndashaka kugira ngo ngere kuri ubu bushakashatsi bwose nagezeho bugiye gutabara isi. Atawe niho wakoreye ikosa. Iyo urimbura na formule nakoresheje nta kibazo byari kuba ari ikibazo, kuko byari kuzangura kongera kugera ku muti wa nyawo. Ariko kuko formule ihari, reka nze nkwereka ikintu kimwe. Umusaza umugabo yarasohotse, muzehe ararama afite abakozi, urumva ko ari kwaplika gusa ntago byari kumugora. Bukeye mu gitondo umugabo ahageze asanga kuri site huzuye imiti ahubwo irengeje noneho kuri ya yindi bari bakoze mbere. Umugabo biramucanga ati wabikoze ute? Ati ni formule utarimbuye. Isi ibona urukingo. Isomo aho ngaho twakuramo, ubwo ni kuri formule. Ntukababazwe nuko umuntu yaje akagutera amafaranga akayatwaka, urababara kuko yavunikiye. Ariko ikintu cya mbere kiba gikomeye mu buzima bwacu ni formule wakoresheje kugira ngo ugere ku kintu. Umuntu ashaka kurimbura agahera mu dushorishora akongera akagukubita hasi, kuko umaze kuba fame, umaze kugira amafaranga, umaze kugira icyo umaze kugera hejuru, akaguca mu dushorishora akagukubitagura hasi, sibyo? Ariko kibagirwa kugukatagura imizi, kandi imizi buryo ni ituma igiti cyongera kigashibuka. Umuntu rero nagusebya ujye umwihorera, kuko ntabaza ahantu w'umutegeye, ntabaza ahantu isi mutegeye. Umuntu nagusebye, umuntu nakwandagaza, umuntu naguhombye ibintu wakoreye, ujye umwihorera kuko wuzi inzira wagiye unyuramo, wakongera ugakorera n'ibindi ukagera kure. Ujye ubika formule, formule icyo twabigereranya nacyo ni intege nke zawe ahantu ziri.
hari buri muntu wese agira intege nkeya ku buryo uwo muntu izo ntege nke ubuzimenye wabasha kumurimbura, ugisha intege nke zawe aho ziri. Kandi ntukabwira abantu ikintu gikomeye, intambwe ikomeye ugiye gutera mu buzima bwawe, ujye yibikira ibe wowe n'inshuti yawe wenyine n'amashuka yawe, biba ari byo bibimenya wowe n'umutima wawe wonyine n'ibikuta byo mu nzu yawe na dushe yawe, biba ari byo byonyine bibimenya, nawe ikagira undi muntu ubimenya. Ko hari igihe umuntu abimenya ugasanga gukorera ikintu kitari cyiza. Intambwe yindi ugiye gutera ikomeye, ujye uyiguma, nibagume ari ibanga yawe, ujye ubika formule yawe, ntukavuga ibintu byose, ntukabwira abantu ibintu byose, jya ugira ibyo ubwira abantu ariko ugire n'ibyo usiga, nibyo byiza. Iyo yari story nashaka kubabwira. Umuntu yakurimbura, umuntu yagusebya, umuntu yakangiza ibintu wakoreye imyaka yose, ariko ukongera ukabikorera, ntugacike intege. Ikintu cya mbere. Ikindi tugiye kuri password. Nimba umushakashatsi abantu hanga bararemye password kugira ngo atagira umuntu winjira mu mabanga yawe, nawe ugomba kugira password mu buzima bwawe. Kurya nta muntu wese waza mu buzima bwawe uko ashatse, uko ashaka, ngaza butware, ngaza umuntu aze akujyana aho ashaka kuko ari inyungu ziwe, narangiza gutaho yongere yisubirireyo, akwihorere. Gira password mu buzima bwawe wana. Ntakagira umuntu wese uza kuvogera, umuntu wese aza kuvogera. Naho yavuga ngo uri umuntu uciriritse kuko ari umuntu ukomeye ngaza kumenyera kugira imbata gukoresha ibyo ushaka, wapujya umuhakane. Gira password ifungura ubuzima bwawe. Ntukemere abantu bose yuko baza bakayobora ubuzima bwawe, kuko runaka naza akayobora ubuzima bwawe azabujyana mu cyerekezo cyiwe, ntago azabujyana mu cyerekezo ushaka. Na runaka naza usange wataye inzira, wayobye. Iki kintu navuga, ubuzima bwawe ibintu byose ugenderaho bimere nka stati zo kuri WhatsApp. Buriya stati ya WhatsApp irebwa n'umuntu wasevinze muri telefone yawe. Umuntu utaramusevinze muri telefone yawe ntabwo stati yawe ya WhatsApp yayireba gute? Uba waramusevinzemo. Byo rero mu buzima bwawe, umuntu winjira mu buzima bwawe nuko wamushatse. Vuga ngo uriya muntu ngo yarankasiriye, ni wowe wamwemeye, ni wowe wamusevinze mu buzima bwawe nyine, nawe niho yaboneye urwaho, sibyo? Kandi ikindi stati za WhatsApp buriya ziba ziri VIP, kuko ushatse ko ntuza atayireba urayiboroka. Ushobora gupostinga ntuze nawe utayobewe, abantu bose ukababoroka bose ntibarebe story. Akajya abona ko gateye so yampostinze byacitse, kandi se niwe wenyine uri kwireba. Rero ntimukabyizere, sibyo? Ubuzima bwawe bugira umurongo, ubushyiremo abo ushaka, ubukuremo abo ushaka, uboroka abo ushaka. Abamenya intambwe zawe bazimenye, abo udashaka ntibabimenye, ko nyine n'igihe nta nicyo baba bakumariye. Ugira ubuzima buri ku murongo, uyobora ubuzima bwawe bushyiremo password, ku buryo nta muntu wese uzajya uza bufungura, umuntu wese yinjira mu buzima bwawe, umuntu wese azagakora ubuzima bwawe. Ngiyoboreye kuko niwe uzi icyerekezo ushaka kujyana mu buzima bwawe. Nure ko umuntu wese rero akaza akora ibyo ashaka mu buzima bwawe, bizarangira utagifite igaruriro, ari ukujugunya gusa ibintu ukabyihorera. Kandi ikindi kandi ujye uhora ubereye maso, ujye uhora ubereye maso ibintu byawe, kuko nutaba maso nutarinda ibyawe ntabwo ari njye uzaza kubikurindira. Cyo cyari ikiganiro Fight or Die. Murakoze cyane. Ciao ciao. Ujye ubaho ubuzima buri expensive kandi wishakiye. Bye bye. Yo, Puchuri, yo mama, yo